Abadepite bakurikirana uko inzego zitandukanye zigira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Bigenda bite? Ikaze mu nteko in 60 seconds. Komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi yagiranye ibiganiro n'inzego za leta, iz'abikorera, imiryango itari iya leta n'abahagarariye ibigo by'imari, hasesengurwa raporo y'ibikorwa bya Banki Nkuru y'u Rwanda y'umwaka wa 2024-2025. Hari hagamijwe kumenya uruhare rwa buri rwego mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu, imbogamizi zihura nazo, n'uko zishyira mu bikorwa ingamba zashyizweho na Banki Nkuru y'u Rwanda yo kuzamura urwego rw'imari n'ubukungu, hagamijwe kugera ku ntego za NST2. Nubwo hishimirwa ko urwego rw'imari n'ubukungu rwazamutse, haracyari ibikeneye gukomeza kongerwamo imbaraga kugira ngo intego z'iterambere igihugu cyihaye zizagerweho. Harimo gukomeza kuzamura umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, umusaruro ukomoka mu nganda, no gukomeza kunoza imitangire ya serivisi, byose bigakorwa mu nyungu z'umuturage no kugabanya ibitumizwa no kongera ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga. Ibi biganiro bizafasha kumenya ibikwiye gukomeza kwitabwaho mu gukumira ihungabana ry'ubukungu bw'igihugu no gufata ingamba zikwiye. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.